Umukobwa mwiza cyane ku isura yari ari mu muhanda wa kaburimbo. Ageze ahantu hamanuka cyane akavura gake gatangira kugwa, yumva bidakaze cyane kuko yari ari muri siporo bituma atajya kugama. Yakomeje kugenda yiruka gake gake ari nako n'akavura kagwaga ariko karushaho kwiyongera. Gusa nta rugo rwari hafi aho ndetse uwo muhanda ntiwakundaga kunyuramo imodoka cyangwa abantu benshi. Yawukundiraga kuba aba gutekanye, mbese ari ahantu heza wajya ukabasha gutekereza neza. Uko yakomezaga kwiruka niko n'akavura nako kakomezaga kugenda kiyongera. Yarahagaze areba mu kirere abona iyo mvura ishobora kuba nyinshi, yiyemeza guhindukira ngo asubire inyuma kuko ahari inzu yari yahataye, avuga ati nibura iraba nyinshi nageze ku nzu nugame. Agize ngo ahindukire, amazi menshi yamanutse aho yari ahagaze amushibura amaguru, kwiramira biranga aramutwara, agenda amucisha munsi y'ikiraro cyari cyubatse munsi y'umuhanda. Hepfo y'ikiraro hari ibiti bibiri byegeranye, amazi amufatishamo hagati ntiyakomeza kumutembana. Yari yanyweye amazi menshi inda yabyimbye, yakomeretse umubiri wose kubera kugenda anyura mu mabuye n'ibiti, amazi yari yatembanye, imyenda yacikaguritse, inkweto zamuvuyemo, telefoni yatwawe n'amazi. Aho yarafashwe mu biti, amazi yakomezaga kumunyura hari menshi, gusa bw'umutwe wari hejuru amazi atakimuca mu kanwa, mu matwi no mu mazuru. Yahumekaga insigane yahagira cyane, imbaraga zamubanye nke ku buryo bitari kumushobokera akahikura. Muri we yumvise ko nta kindi kigiye gukurikiraho uretse gupfa, afunga amaso yibwira ati wenda hari igihe amazi yamanura ibuye rinini rigahita rimpuhura cyangwa kongera akaba menshi akandengera bikarangira mpfuye. Yatangiye kwambariza Imana mu mutima yisaba kumurokora nubwo yabonaga ko bigoranye. Yasengaga ahumirije, arangije gusenga yongera kureba, abona akavura karikiye aho kugwa n'amazi yamunyiragaho yagabanutse. Gusa kuko yari yazengere kandi ari kuvirirana, yagerageje kweguka biranga. Amazi ageze harashira, umukobwa arakorora agarura amazi yose yari yanyweye, ariko kuyivana bikomeza kumugora. Abantu bacaga mu muhanda batangaye cyane bavuga bati amazi yavuye he? Ubu se koko iyo hataba iki kiraro ntiyari gusenya umuhanda? Umwe muri bo w'umusore yarungurutse hepfo y'ikiraro ngo arebe uko yangije imirima yari aho hepfo. Yarebye hepfo abona ukuntu amazi yakushumuye ariko ntiyabona wa mukobwa. Umukobwa yagerageje kumuhamagara ariko ijwi ryanga kugera hejuru. Yahumekaga nabi ku buryo yari ari hafi gupfa, gusa yari yamaze kwiyakira no mu masengesho yaratangiye gusenga. Yari ari gukuramo ubusabe bwo kurokoka, ahubwo ari gusaba imbabazi z'ibyaha byose yaba yarakoze akiriho kugira ngo wenda apfa abohotse mu mutima. Hashize akanya abandi bagenzi benshi baraje, umwe muri bo arebye hepfo abona umukobwa usa n'uwapfuye. Yamweretse abo bari kumwe bose bagira ubwoba, ariko aho kugira ngo bamutabare bahamukure bahita biruka bavuga bati nidutinda hano ngo turi gukura uyu murambo munsi y'umuhanda, gahunda tugiyemo zirapfa, muze twigendere n'ubundi niba yapfuye ntitwamuzura. Ibi byose uyu mukobwa yarabyumvaga, ariko we yari ari mu marembera ari guhumeka akuka ka nyuma. Yagiye kumva yumva umugore atazi aho aturutse amukoze ari kurira cyane, avuga ati yo, mbega umukobwa upfuye akiri muto. Uwo mugore yaramuteruye amukura muri ibyo biti amurambika ku ruhande, dore ko imvura yari yahise n'akazuba katangiye kuva. Akimufashe mu biganza yashobewe, umukobwa yubuye amaso, uwo mwanya ahita akanguka. Uwo mukobwa witwa Ariyete amaze gukanguka ubwoba bwaramwishe, yumva abuze amahoro. Yagiye kuri YouTube n'ahandi hose akagenda ashakishamo ibisobanuro by'izo nzozi ziteye ubwoba yari amaze kurota. Kuri Google bamubwiye ko ibisobanuro by'izo nzozi bigendanye n'amarangamutima ye, wenda akaba afite ibibazo bimuziritse umutima n'ibindi, cyangwa se wenda akaba afatana ibintu buremere buke, ibyo bavuga ko bitarenze. Iryo joro ryakeye adasinziriye, mu museso wa kare yarabyutse ahita ahamagara inshuti ze zose ngo yumve ko zimeze neza. Ahamagara iya mbere imubwira ko imeze neza, ahamagara iya kabiri Bibuko, ahamagara iya gatatu Bibuko n'abandi bose Bibuko. Yahamagaye mama we babanaga wararaga mu kindi cyumba giteganye n'iki, amubwira izo nzozi ziteye ubwoba yari amaze kurota. Mama we nta kindi yakoze uretse guhita abyuka akajya mu cyumba cye akamuhumuriza, akamusengera kugira ngo atuze. Ariyete yaramushimiye, bakiri kumwe telefoni yihita isona. Yaritabye asanga ari umukunzi we witwa Juste. Yaritabye ati karame Juste, ko mpamagaye se muri iki gitondo? Juste yahise akupa, arangije amwandikira ubutumwa bugufi bugira buti ni gute ngo uhamagare ukambaza impamvu kandi ubizi ko dukundana? Hari amasaha nemerewe kuguhamagaraho nawe nabyemereweho? Gusa nyine icyo nashaka kukubwira nuko ntameze neza pe. Ariyete nta kintu na kimwe ahishaga mama we. Yamweretse ubwo butumwa, mama we aramubwira ati mwana wanjye, Juste mumaranye iminsi myinshi mukundana, rero ntiwari ukwiriye kumubaza impamvu aguhamagaye hakiri mu gitondo utanamubajije amakuru. Ariyete ati ariko mama na Juste arivumbuye, none se kahise akupa? Erega niwe wanyibwiriye ngo muri iyi minsi ari muri konje sinkamamagare saa 3 zitaragera kuko aba akiryamye. Ikindi twari tuvugana kugera saa 6 z'ijoro. Njye sinumvaga ukuntu yahita ampamagara nanone, uretse n'ibyo yaranze uko nteye. Ubuse mbivuze ndakaye ku buryo yahita akupa.
Mama we ati soma ubutumwa neza, asoje akubwira ko atameze neza, ahubwo umuhamagare wumve uko bimeze, n'aba arwaye ugiye kumureba dore ni hafi. Uteze moto ntiwarenza 1000. Ariyete yarabikoze ahamagara Justin ariko Justin ntiyafata telefone. Yakomeje guhamagara abikora inshuro 5. Uwo mwanya ubona ubutumwa bugira buti imbaraga nari nsigaranye nazikoresheje ngo hamagara urankupa. Rero mpa amahoro reka kuntesha umutwe muri uyu museso, ariko wibonyemo ikira. Ariyete yatunguwe n'ayo magambo cyane ko atari we wari ukubye, ahubwo ni Justin wari umukubye. Yumvise bidasanzwe kuko bwari ubwa mbere Justin amwitwaye haricyo, none hakanamubwira nabi ati wibonyemo iki, kandi barayibavuganye neza. Yahise ahaguruka asega mama we ku gitanda. Mama aramubaza ati bigenze bite, undi aramwihorera. Yambaye ipantaro yihuse, abika telefone mu mufuka, yambara ingofero kuko yabonaga gusokoza biramukereza. Ahita ava mu rugo yirukagana ku muhanda. Mama we yasigaye atangaye ariko anababaye kuko atarazi ibibaye ku mwana we. Gusa yari yizeye ko nta handi Ariyete agiye hatari kwa Justin. Yatekereje ko wenda Justin amubwiye ko arwaye cyangwa akaba ahuye n'ibindi bibazo bikeneye ubufasha bwa Ariyete. Yizeraga umwana we bituma areka gukomeza kumuhangayikira cyane, asigara yibwira ati ndabizi nagerayo arambwira uko bimeze. Ariyete ageze mu muhanda yise atega moto imujyana aho Justin yari atuye mu rugendo nk'urw'amasaha 3 uramutse ugiye n'amaguru. Justin yibanaga mu nzu, ikaba yari inzu nshyashya yari amaze kubaka. Yari umukozi wo muri kampani amazemo igihe kitari gito. Ariyete yari asanzwe amusura rimwe na rimwe kandi yari yizeye ko ariyo bazabanamo. Yari afite icyizere cyuzuye kuko nawe yari yaratanzeho umusanzu mu kuyubaka. Umumotari ahamugejeje Ariyete yaramwishyuye agenda yerekeza ku nzu ya Justin, ariko kuva ku muhanda kugera aho yari yubatse hari nk'urugendo rw'iminota 5. Ariyete yari yizeye ko Justin ahari kuko yari muri konje muri iyo minsi. Ariyete ageze ku muryango yabonye urugi rudakinze neza, niko kurusunika arinjira. Akinjira atunguwe no gusanga umukobwa atazi yicaye muri salo yunamye muri telefone ya Justin, computer Justin imuteretse imbere, ku meza hateretse agakombe karimo icyayi, teremusi iteretse ku ruhande, hari imigati, mbese yateguye nk'aho abantu bari gufata ifunguro ryo mu gitondo, ariko Justin we ntawe uhari. Ariyete yarasuje ati waramutse neza. Umukobwa araho muri salo aramwihorera, ahubwo yubura umutwe amureba mu maso abikoranye agasuzuguro kenshi. Ariyete yarongeye ati none se Justin arahari? Uwo mukobwa arimyoza arongera yirebera muri telefone. Ariyete yarahagaze aramwitegereza, undi nawe akomeza kwirebera muri telefone akanyuzamo akisomera no ku cyayi. Hashize iminota 3 Ariyete yitegereza uwo mukobwa wari wambaye akajipo kagufi cyane, umujinya utangira kuzamuka. Yatangiye gutekereza ko byanga bikunda Justin amuca inyuma cyangwa akaba ari umugore yashatse bakabana mu nzu yavunikiye. Yatekereje ku bibaye byose akiri mu rugo, ukuntu Justin bari basanzwe bavugana neza, amwizera ko atamuca inyuma, atangira gutekereza ko yaba akiri mu nzozi nk'uko n'ubundi byari byagenze muri iryo joro. Kwihangana byaramunaniye, ahita asunika urugi arakaye yinjira mu cyumba cya Justin. Ariyete yatunguwe no gusanga Justin nta kibazo afite, ari muzima kandi mu byamwandikiye yamubwiraga ko ameze nabi, akenyeye isume, atarasasubirira, ari kureba hejuru hamanika imyenda asa n'uri kureba iyo yakwambaramo. N'amarira menshi Ariyete yahise amuhamagara ati Justin. Justin arebye inyuma abona ari Ariyete asa n'utunguwe. Uwo mwanya Ariyete yahise asubira inyuma yihuta, anyura kuri wa mukobwa we yari ari muri salo, akubita urugi ibirahure bijya kugwamo imbere. Yiruka agana ku muhanda. Justin nawe yahise amukurikira agikenyeye isume, aca kuri wa mukobwa wari wicaye muri salo yihuta, arebye abona Ariyete yarenze mu muhanda. Yagize isoni zo kumukurikira mu muhanda kandi akenyeye isume, aragenda yambara ishati n'ipantaro yihuse. Wa mukobwa wari wicaye muri salo abibonye atangira kwisetsa, ariko ntiyaseka cyane ku buryo Justin atabyumvaga. Justin yasaga n'utaye umutwe, ahita afata kandi gatelefone ke gato yiruka agana mu muhanda. Yahamagaye Ariyete, nimero icamo ariko ntiyayifata. Yabonye kuko byagenda kose Ariyete yageze kure, yiyemeza ko agiye kujya mu muhanda agatega moto akajya kumureba iwabo mu rugo, akamubaza impamvu aje iwe mu gitondo cya kare atamuteguje kandi batigeze banavugana. Yahageraho kumuvugisha agahita asubira inyuma yiruka kandi arakaye cyane. Yabanje guhagarara atangira kwibaza ati se bitewe nuko asanze Joseline mu nzu, atekereje ko namucaga inyuma se? Ubundi se hagize ate nta gahunda twari dufitanye? Iwabo se havutse ikibazo? Yarankumbuye se? Byaramuyobeye akomeza kugenda agana mu muhanda. Akigera mu muhanda yasanze abantu bahuruye, atarabegera neza abona ambulance ije yihuta. Uwo mwanya baterura umukobwa bamutwikirije umwenda. Justin yabonaga neza uwo ari we kuko mu muhanda hari huzuye abantu benshi bari kumukingiriza. Ntiyabyitayeho, yakomeje imbere yiruka, abwira umumotari yari ageze ati ntwara wihuta ningeraho mpagarika ndakubwira. Umumotari yaramutwaye, akiri mu nzira ya ambulance munyuraho yitegereje neza abona umuntu arimo ari Ariyete. Undi muntu yaramwiyegamije, umutwe wa Ariyete usa n'uwegutseho gato ku buryo umuntu warebaga mu modoka ari inyuma ashoboraga kubona neza ko ari we, cyane ko iyo ambulance yagiye kubanyura ikagabanya umuvuduko. Umutima wariye cyane Justin abwira motari ko aho agiye ariho niyo ambulance iri kujya, nuko motari nawe arayikurikira.
yagendaga hafi ya ambulance ku buryo bageze mu bitaro bakurikiranye. Mu gihe mu bitaro bari bagiye kuzana burankari bashyiraho umurwayi bamugeza aho agomba kuvurirwa, niko na Justin yishyuraga motari. Amaze kumwishyura, abari bazanye burankari barahageze bakingura urugi rwa ambulance baturiye umukobwa wari uyirimo. Justin abona ko ari Ariete. Muri ambulance harimo igare rya siporo, barivanamo baritereka ku ruhande. Justin yakurikiye abaganga n'umukobwa wari waje wiyegamije Ariete, bakomeza bagana ahavurirwa indembe. Justin yageze ku muryango ashaka kwinjira, ariko umwe mu baganga amusubiza inyuma amubwira ati ntabwo muri iri janse yemerewe kwinjiramo abarwaza babiri. Justin yateye hejuru ati uwo ni umukunzi wanjye kandi uwo muntu bari kumwe waje umwiyegamije simuzi. Muganga yaramusunitse ati reka iyo mikino, wowe ugumye hanze urabumureba. Justin yasigaye hanze yicara hasi afashe mu mutwe aho kwicara ku ntebe nk'abandi, ibyo kuba yambaye neza atabyitayeho. Abari aho barumiwe, ariko kuko abenshi bari kwa muganga bari abarwayi, abarwaza, abaganga cyangwa abashinzwe amasuku, nta n'umwe wari kumubwira ngo haguruka kuko hafi ya bose bari aho kubw'ibibazo bitandukanye. Justin yatangiye gutekereza ku munsi umwe mbere y'uko ibyo byose biba. Ku mugoroba yari yavuganye na Ariete baganiriye bisanzwe nk'abakundana. Justin yibukaga ukuntu yari yamusezeye bose babwirana ijambo ndagukunda, agakomeza kwibaza ukuntu baraye bagejeje hafi saa 6 z'ijoro bakivugana, akumva biramucanze. Bakimara kuvugana, Justin yumvise ibitotsi bishize, akina imikino yo kuri telefone ngo arebe ko yabona ibitotsi ariko biranga. Afata mudasobwa yirebera agafilime, birangira agatotsi kamwibye mu masaha ya saa 8. Yakangutse saa 11 abona ko na filime yarangiye. Yahise yinaga ku buriri ariryamira. Ahagana mu masaha 12 yumvise umuntu akomanze aribwo agitora agatotsi. Yabyutse atabishaka, abanza guhamagara abaza uwo ari we. Undi nawe aramwibwira ati ni Joseline. Yumvise ari we koko, arabyuka arakingura. Joseline yari umukobwa bakoranaga muri kampani. Uwo mukobwa nawe yari ari muri konje. Joseline yari amaze iminsi myinshi ahamagara Justin, akamubwira ko azamutungura akamugira atarabyuka, akamutekera icyayi mbese bagasangira. Justin akabifata nk'imikino. Ariko nanone uburyo uwo mukobwa Joseline wari waravuye mu yindi ntara aje gukora muri kampani imwe na Justin yamwitwaragaho, bwagaragazaga ko amukunda, kandi na Justin yarabibonaga ariko akabyirengagiza. Muri icyo gitondo rero nk'uko yahoraga bimubwira, Joseline yaraje arakomanga. Justin akinguye abona ari we nk'umuntu bamenyeranye mu ikaze. Kubera ko Justin yasaga n'uwaraye ataryamye, yasabye Joseline kuba yicaye muri salo akaba areba filime nawe akaba yirambitseho iminota mike. Joseline yarabyemeye, Justin asubira kuryama, Joseline asigara aho muri salo. Mbere yo kujya mu cyumba, Justin yarambitse ku meza telefone yifunguye, yereka Joseline hari icyayi n'imigati, abona kujya kuryama telefone arayisiga. Ubwo Joseline yarisanzuye, mu mwanya wo gutegereza Justin asuka icyayi aranywa, afata imigati ararya. Mu gihe yarakiryamye rero na Joseline yicaye muri salo, nibwo yagiye kubona akabona Ariete akunda urwo gupfa mwinjiranye adakomanze ahamagara izina rye, yamukurikira agasanga ari ukoze impanuka. Ntiyarazi uko byagenze ngo akore impanuka, yabitekerezaga amarira akisuka. Ibyo kuba yasize Joseline mu rugo ntiyarakibasha kubyibuka. Wa mukobwa wari wazanye na Ariete muri ambulance nawe yarasohotse, abonye ukuntu Justin ari kwigaragura hasi amugirira impuhwe, amukomanga ku rutugu ati musore, humura shere wawe n'umuzima ntacyo araba. Justin yabaye nk'ukangutse ava muri ibyo bitekerezo, hanyuma ashigukira hejuru abaza uwo mukobwa ati ubu se namubona? Justin yashatse guhita akomeza ngo yinjire aho bajyanye Ariete. Uwo mukobwa aramukurura amubwira ati nanjye igitumye nsohoka nuko nta muntu wemerewe kuba hari mu gihe bari gusuzuma abandi barwayi. Ikindi kandi uriya mukobwa ari muri koma. Si ibyo gusa kuko bamujyanye no mu cyumba cya wenyine. Nanjye n'abaganga bansabye gusohoka. Gusa kubera ko njye n'ubundi naje muri ambulance kandi ntazi uriya mukobwa uwo ari we, Justin yahise amuca mu ijambo ati mbega nta nubwo uzi Ariete? None se yakoze impanuka uhari, mbabarira umbwire uko byagenze. Uwo mukobwa yatangiye agira ati njye navaga mu muhanda wo hepfo ngenda kuri ako kagare ubona. Justin yarihindukiye abona ari ka kagare ka siporo bakuye muri ambulance. Umukobwa akomeza agira ati nari nambaye kuteri harimo imiziki, ndebye imbere gato mbona umukobwa aje yiruka asa n'uwasaze, ahita agwa muri moto yaturukaga haruguru iri ku muvuduko udasanzwe kuko yadepasaga indi. Umukobwa agwa hirya gato. Iyo moto yindi yadepaswaga nayo ihita imunyura ku maguru ikomeza yiruka. Gusa yari imugonze hamwe na motari wayo, bari baguye ku rundi ruhande, moto irashwanyagurika, umumotari n'umugenzi nabo barakomereka. Nahise mva ku igare nkuramo na ekuteri, negera aho umukobwa yaraguye kuko ari we wasaga n'upfuye, mu gihe abandi bo bari kurwana no kweguka. Ubwo mwanya imodoka zose n'izitwara abagenzi zahagaze, abagenzi bavamo barahurura, moto zirahagarara, abagenzi bazivaho barahurura, abagendaga ku magare n'abagendaga n'amaguru sinakubwira. Mu minota mike hari huzuye abantu benshi. Nahamagaye ambulance, abaraho bahamagara polisi, ari nako tugerageza guhagarika amaraso yavaga ari menshi kuri uyu mukobwa. Polisi na ambulance bahagereye rimwe,
Babajijeho kujyana n'uwo mukobwa mpita nitanguranwa nti njye ntanamuzi kuko nabonaga benshi mu bari bahuriye ari abari bavuye mu modoka z'abagenzi nabo batamuzi. Ubwo bafashe akagare kanjye bagasezuka mu modoka ngenda mwiyegamije. Ahubwo kubera ko uri umukunzi we niba koko utari kubeshya sigara hano njye nigendere, ariko mbere yo kugenda reka nguhe nimero yanjye uzajya umpa amakuru umbwira uko ameze kandi nzagerageza mbasure vuba uko bishoboka. Uwo mukobwa akimara kugenda Justin ategereje ko muganga amuha karibu ngo yinjire, mama wa Ariete yahise ahagera yasizo yasakuza cyane ati Justin wamwicanyiwe nta n'isoni, nicyo wabwiye umukobwa wanjye cyatumye asara agakora impanuka. Justin agerageza kuvuga ati nyamuneka nanjye sinzi uko ibintu byose byagenze. Mama wa Ariete amuca mu ijambo ati ndaguhamagarira inzego z'umutekano zigufunge uvuga ibyo wakoreye umwana wanjye nta n'isoni. Akomeza amusatira ashaka kumukubita, abari kwa muganga baramubuza. Justin abonye uko bimeze ahita yibuka ko yasize umuntu mu rugo iwe, ahitamo kuba asubiyeyo kugira ngo umukecuru wenda abanze acururuke. Justin amaze gusohoka mu bitaro nibwo bari bafashe mama Ariete bamurekuye. Yasigaye aho yataye umutwe ari kwibuka ukuntu ibintu byose byagenze muri icyo gitondo, atekereza ku nzozi umukobwa we yarose, agatekereza ukuntu byagenze. Justin ahamagara umukobwa we mbese akumva biramurenze. Uwo mwanya muganga yasohotse abaza ati wa mukobwa wazanye na Ariete ari he? Mama wa Ariete ati uwo ni umwana wanjye. Bamwemereye kwinjira, ageze aho umukobwa we arakubitwa n'inkuba. Yari yuzuye ibipfuko hafi umubiri wose, ubwo kandi niko yari ari guhumekera kubimufasha guhumeka ari kongererwa amaraso, mbese kumureba byari biteye n'agahinda. Ku rundi ruhande Justin yageze mu rugo asanga Joseline aracyahari yiryamiye mu buriri bw'amutegereje. Yasunitse urugi n'umujinya mwinshi atombokera Joseline amubaza ibyabaye, amubaza icyo yaba yabwiye Ariete mbere y'uko yinjira mu cyumba. Joseline atekereje ku byo yakoze ahita ahaguruka agenda adasezeye kuri Justin. Mu nzira Joseline yagiye yisetsa avuga ati usare uko ushaka, icyo nzi cyo nuko kariya gakobwa mutazongera kuvugana. Urabona ahantu hose uba ukita sheri ugashyira muri screen ya telefone yawe n'ukuntu ngukunda, ariko kuki utabona ko ngukunda Justin? Icyo nzi cyo nuko n'uwo mwavuganaga wese agiye kukwanga bitewe n'ibintu namwandikiye. Nushaka uzamvumbure nubwo bizakugora kuko nasibye message zose, ariko kugira ngo ugire sheri utari njye wabaho utankunda ariko nta n'umukunzi ufite. Joseline yari yafashe telefoni ya Justin yandikira umuntu wese yasangaga ari umukobwa kandi akaba avugana kenshi na Justin, akamwandikira amutuka amubwira ko atakimukeneye mu buzima bwe, hagira ugerageza gusubiza akamutuka kurushaho, uhamagaye akamukupa. Justin akizenguruka mu nzu ye yibaza ibyabaye, yafashe telefoni ye ngo arebemo nimero ya mama wa Ariete amusaba imbabazi kuri telefoni, ahamagaye ntiyacamo. Yashatse kumwandikira ubutumwa bumusobanurira ko nawe atazi uko byagenze, ariko yibuka ko uwo mukecuru hari ubwo atasomaga message nk'uko Ariete yajyaga bimubwira. Telefoni yahise isona, arebye neza asanga ari mushiki we umuhamagaye. Mushiki we yavugaga yarakaye ati ariko Justin usigaye nk'ugasinda ugafata abakobwa bose nk'indaya zawe, nta n'isoni ukanyandikira umbwira ngo ndi indaya ntazongera kuguhamagara. Justin atangaye aramubwira ati mbabarira ntusubiye message vava, mbabarira uze hano meze nabi cyane, ubu Ariete ari mu bitaro agiye gupfa yakoze impanuka kandi ubanza yabonye message nk'iyo ikaba ariyo mpamvu yaguye muri moto asa n'uwataye umutwe. Vava mushiki wa Justin yahise aza yiruka yereka Justin message yamwandikiye aramubwira ati nuko nari ndi mu kazi nkayibona ntinze, ariko rwose ujya unywa nkeya kandi simbyumva ukuntu utinyuka ukanyita indaya, warasaze? Nigeze ndyamana nawe? Umuntu muzima yita indaya mushiki we? Ko twari tuvuganye ukambwira ngo mbe nkuretse uvugane na Ariete, ni iki yakubwiye cyatumye wiyahuza inzoga kugera ubwo usara bigeze aha? Justin yabuze icyo avuga areba hasi abura ahera yiregura kuko yumvaga icyaha kiri kumufata kandi atagikoze. Ataragira icyo asobanurira mushiki we telefoni yarongeye irasona. Umukobwa w'inshuti ya Ariete nawe yari yandikiye ubutumwa busa n'ubwa Vava, arahamagara ati ariko Justin warasaze sinabimenya, urinda kumbwira ngo ndi indaya ngo ntazongera kuguhamagara, ubundi mpanga iki nawe ku buryo umbwira aya magambo? Kuba ukundana na Ariete ari inshuti yanjye ntibiguha uburenganzira bwo kumva ko nanjye ngukunda Justin. Attention ngo wankatiye. Uwo mwanya yahise akupa, noneho mushiki wa Justin aracururuka. Bahise bicara mu ntebe bafatuje abaza Justin ibyabaye byose. Justin nawe atangira amusobanurira ko ibintu byose byagenze, amubwira ibya Joseline n'ukuntu ari wari ufite telefone ye. Vava amaze kubyumva aramuhobera aramwihanganisha, amubwira ko byanze bikunze ari Joseline wandikiye abo bantu bose ubwo butumwa. Vava yamugiriye inama yo gusubira kwa muganga bakajya gusobanurira mama Ariete ibyabaye byose, wenda akabemerera bakajya kumureba. Amasaha yari yageze nyuma ya saa sita, hanyuma bategura ibyo kurya berekeza kwa muganga. Vava yinjiye aho mama Ariete ari, cyane ko nanone abaganga bari bongeye kumusohora kugira ngo bavure Ariete wari ukiri muri koma.
Vava yaraje aramusuhuza, arangije ahera ku butumwa yabonye muri telefoni ye buturutse kuri Justin bumubwira ko atakimushaka kandi ari mushiki we bavukana. Yakomeje kumusobanurira akantu ku kandi, anamubwira ibyo akeka ko Joseline yaba yakoze. Mama wa Ariete ageze aho arabyakira, anamwemerera ko Justin yaza akajya kureba umukunzi wa Ariete. N'ubundi ntiyari ari kure, yahise azarongera asaba imbabazi mama wa Ariete nawe aramubabarira. Vava na Justin bamaze gusobanurira mama wa Ariete uko ibintu byose byagenze, bamaze no kwiyunga, bemeranyije ko Vava ari ugiye kurwaza Ariete muri iryo joro, mama we akaba agiye kuruhuka. Vava na Justin nibo bahari iryo joro, bakajya basimburana, Justin akahirirwa, Vava akaharara, mama wa Ariete akabagemurira nawe uko ashoboye. Wa mukobwa waje amwiyegamije nawe yaje kumusura, ariko asanga akiri muri koma. Hashize iminsi 2 mu gitondo, mama wa Ariete yaje aje kugemura nk'ibisanzwe, ahasanga Vava na Justin bagiye gusimburana ngo umwe atahe undi asigare. Bakiganira muganga yaraje ababwira amagambo agira ati: mama wa Ariete, Justin nawe Vava muntege amatwi. Umukobwa wanyu ameze neza, twagerageje kumuvura uko dushoboye kose. Nibyo yakoze impanuka ikomeye ariko yagize amahirwe ararokoka. Ibyo twese uko turi aha dukwiriye kubishimira Imana kuko burya haguma ubuzima. Uko waba umeze kose, icyo ukeneye ni abantu bo kukuba hafi. Iyo bagukunda nk'uko mukunda Ariete, ubuzima burakomeza ukarama imyaka myinshi nk'abandi. Rero muzi ko ibyago bihoraho mu buzima, ibintu bigahinduka, mbese munabizi kundusha. Ariko nukunda umuntu uzamukunde mu bihe byose. Mu Kinyarwanda niho baca umugani mwiza ngo nakureka mbabwire icy'ingenzi. Bose batangiye kugira ubwoba, batangira kwibaza ku magambo ya muganga, nawe akomeza ababwira ati: buriya rero abaganga dukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese ugeze hano tubashe kumukorera ibyo byose nyine, mbese tugakoresha imbaraga zose. Ibyo ngiye kubabwira kubyakira birabagora, ariko Ariete niwe bizagora kurushaho. Ubwo rero nimugira umutima ukomeye, nawe biramufasha kwiyakira vuba. Bose batangiye bamubwira bati: tubwire muga, tubwire rwose bitwicisha amatsiko, byagenze bite, umwana wacu agiye gupfa? Muganga ati: ntagiye kure rero, Ariete twakoze ibishoboka byose ngo tuvure amaguru ye kuko ariyo yangiritse cyane, ariko akaguru kamwe kakomeje kugorana. Igufwa ryangiritse bikomeye kandi agumye kuriya byazamwangiza n'ibindi bice. Icyo twahisemo ni ukugaca tukagakatira mu ivi kuko hejuru ariho hazima. Iriya moto ya kabiri yamunyizeho iragahuhura, rero nta kundi byagenda. Niyo mahitamo yonyine ahari. Reka mbe mbasizeho gato, ndagaruka mbabwira igikurikiraho. Mwe mwishimire ko ari muzima, ubuzima buzakomeza. Bose barebanye mu maso barumirwa. Mama wa Ariete ararira arahogora, Justin washaka kurira buramarira, Vava nawe ararira yivuye inyuma. Nyuma y'umwanya munini nta numwe uvugisha undi, muganga yaragarutse abasaba kumukurikira, abajyana aho Ariete yari arwariye, abereka ko akaguru bagakase, bararira arabahumuriza bageze aho baraceceka. Bamaze guceceka Ariete yarakangutse, agenda agarura agatege gake gake. Nyuma y'amasaha nk'abiri atangira kubaganiriza. Yikuyeho ibyari bimworoshye, agiye kweguka yumva akaguru nta kariho. Yarashigutse, mama warira cyane ahita amuhobera, Vava nawe bibuko bamufasha kubona ko akaguru bagakuyeho, ararira kwiyakira biranga, ari nakasakuza avuga kadashaka kubona Justin. Justin n'agahinda kenshi yarasohotse, Vava na mama Ariete bakomeza kumwinginga bamusaba gutuza. Ageze harahora bamusobanurira ibintu byose uko byagenze. Bamubwira ibyo umukobwa yasanze kwa Justin, bamubwira ibyo yakoze byose, nawe ntiyagorana arabyumva. Justin yarinjiye amusaba imbabazi, Ariete amubera umwana mwiza arazimuha. Ikibazo cyari gisigaye cyari cyo kwibaza niba bazabana kandi Ariete adafite akaguru. Justin yasabye mushiki we Vava na mama wa Ariete kumuharira, akaba ari umurwaza amanywa nijoro kugira ngo wenda Ariete abone ko Justin akimukunda kandi ko ibyabaye byose atifuzaga ariko bigenda. Barabimwemereye, bakajya bagera ari uko baje kumugemurira. Mu bitaro bakomeje kujya baganira, Ariete afunguka umutima asobanurira Justin uko byamugendekeye kugira ngo akore impanuka, agira ati: rero nabonye nimero yawe ihamagaye numva ko ari wowe. Nkubajije impamvu mpamagaye muri kiriya gitondo kuko ubizi ko twari twagejeje mu masaa 6 tukivugana, mbona uhise ukupa, urangije unyandikira iyi message. Njye nagiraga ngo ni wowe. Mama ni wangiriye inama yo kuguhamagara kugira ngo nkubaze uko bimeze. Inshuro 5 zose utayifata nagiye kubona mbona uranyandikiye uti ngo amahoro, ngo imbaraga warusigaranye zikoresheje umpamagara ndagukupa kandi ari wowe warunkubye. Numvise rero bimvanze, mpita ntega moto nza kukureba. Mpageze nsanga wowe muri kiriya gitondo hicaye umukobwa wambaye imini nkiriya, afite telefone yawe mu ntoki, ariko nywa icyayi, nsuhuje aranyihorera. Nahise ntekereza ko mwararanye, siniyumvishaga ko yaba yageze muri icyo gitondo. Numvaga ko yavuye muri douche,
nje kukureba nawe nsanga umeze neza kandi wambwiye ko utameze neza. Nagize ngo nawe uvuye muri douche, mbese naracanganyukiwe. Cya gihe rero mvuye mu cyumba cyawe narirutse, ngeze mu muhanda sinamenye ibyakurikiyeho. Nisanze hano mu bitaro nsanga nta kaguru nyine nako bagaciye. Yararize, Justin aramwiyegamiza ariko nawe amarira yazenze mu maso akihagararaho. Justin nawe yamusobanuriye umubano we na Joseline, amubwira ko bamenyanye hashize amezi 3 gusa. Baraganiriye, bageze aho batangira kuvuga inkuru zisekeje ku buryo nta muntu wari kumenya ko Ariete arwaye. Ibikomere byose bimaze gukira, ibipfuko byose yarabikuyeho, mu bitaro barabasezereye, ariko Ariete yagombaga gutahana akagare azajya akoresha. Baratashye, bageze mu rugo kwa Ariete barasangira, baraganira. Justin atamuhaye isezerano ry'uko agiye gutangira gutegura uko babana mu buryo bwihuse. Konje yararangiye asubira mu kazi, ahageze ahahurira na Joseline. Bagikubitana amaso, Justin yahise ajya kureba boss we, amusobanurira ibintu byose Joseline yamukoreye, amubwira n'ukuntu byatumye umukunzi we akora impanuka yamuviriyemo gucika akaguru. Ikirego cyagejejwe mu rukiko, Justin abonana afite abatangabuhamya benshi. Umukobwa wese wari waranakiwe message imutuka yarayerekanye, yerekana n'amatariki, bihurirana n'umunsi Ariete yakozeho impanuka. Icyatumye birushaho kugira uburemere nuko na mushiki wa Justin yari ari mu batangabuhamya, nawe akerekana ubwo butumwa bamwandikiye. Joseline mu kwisobanura ko nta kindi yavuze, yemeye icyaha, hanyuma avuga ko byose yabitewe n'urukundo yakunze Justin akimubona. Yagize ati ngihabwa akazi muri company, nkamenya ko nzajya nkora ku mwanya umwe na Justin, ntihaciye iminsi 2 ntatangiye kumukunda. Nagerageje gukora ibintu byose bishoboka nga nkunde, ariko rwose ntiyabibonaga. Kuri uwo munsi musura mu gitondo, nandikiye abakobwa bose yari atungiye nimero hafi ya bose, abahamagaye mbakupa. Nari namusanze we mu gitondo ntanamuteguje. Nageze iwe ambwira ko afite ibitotsi, asiga telefoni ye ku meza asubira kuryama. Nkimara kuyifata narebye muri message, ndeba mu bo bahamagarana, ngwa kuri nimero ya Ariete yanditseho My Soul. Kubera urwo nkunda Justin, byarambabaje nigira inama yo kubateranya. Nahamagaye Ariete, mpita nkupa numvise neza ibyo ambwiye, mwandikira ubutumwa bumukomeretsa, numva ko ararakara gusa akamwanga. Yahise ahamagara, telefone ndayihorera, nongera kumwandikira mutuka cyane ngo none hazi no kwe Justin. Nahise ndeba n'izindi nimero za Justin ndazandikira, ba nyirazo mbatesha umutwe, ndangije nsiba ubutumwa bwose nanditse, gusa naribeshyaga bo bari bakibufite. Icyaha ndacyemera, igihano cyose muma nacyo sinjyahakana pe, gusa nibishoboka muce inkoni zamba mungabanyirize. Abari bitabiriye urubanza barasakuje, bashaka kumukubita ariko inzego z'umutekano zirabarwanya. Joseline yarafunzwe kandi n'akazi bwari yamaze kukirukanwaho. Nyuma yaho boss wa Justin nyiri company yakoragamo yasabye Justin gushaka umugore yihuse kugira ngo amuzamure mu ntera, kandi ntibyari gushoboka ko ahabwa umwanya akiri ingaragu. Justin wari ubifite muri gahunda yagiye gusura Ariete nk'ibisanzwe, amusaba ko babana byihuse. Ariete yazinze amarira mu maso, arishima cyane bidasanzwe kuko yumvaga ko ibyo Justin amubwira aba amubeshya. Ntiyizeraga ko bazabana kandi adafite akaguru. Bateguye ubukwe bwagombaga kuba mu kwezi kumwe. Bwenda kuba, Vava na boss wa Justin nabo bari basigaye bafitanye umubano mwiza ndetse banasura Ariete. Habura icyumweru kimwe ngo ubukwe bube, bajyanye gusura Ariete, bagezeyo basanga na Justin yahageze. Bari bamuzaniye impano y'insimburangingo y'akaguru yari gufasha Ariete kugenda ahagaze. Byabaye ibyishimo bidasanzwe, mama Ariete biramurenga, Ariete bibuko. Justin kwihagararaho byaranze, amarira y'ibyishimo amushoka ku matama. Bose bari bariyakiriye bumva ko bazakora ubukwe Ariete agenda mu kagare, ariko siko byari bigiye kugenda. Icyo cyumweru cyaburaga ngo bakore ubukwe, cyose Justin yagihawemo konje kugira ngo afashe Ariete kumenyera iyo nsimburangingo. Icyumweru cyashize Ariete ashobora kugendera neza mu nsimburangingo, ubukwe nabwo bukora ahagaze nk'uko umuntu ufite ingingo zose ahagarara. Bakoze ubukwe bwiza bwitabiriwe n'abantu benshi bo hirya no hino, abenshi bakaba batari batumiwe kuko bari bahuriye baje kwirebera uko ubukwe buragenda. Bifuzaga kureba uko arasezerana n'umukobwa ugenda mu kagare, ariko byarabatunguye basanze ahagaze. Nyuma y'ubukwe Justin yazamuwe mu ntera, umugore wa Ariete asigarana umwanya yari ariho mbere, akajya gukoranaho na Vava kuko wakorwagaho n'abantu babiri nk'uko Justin na Joseline byari bimeze. Ubu Vava mushiki wa Justin na boss wa Justin biteguye gukora ubukwe mu mezi ya vuba kuko umubano wabo warakomeje uvamo urukundo rukomeye. Justin na Ariete nabo babanye neza. Mama wa Ariete kubera gusaza asigaye aba kwa Ariete na Justin. Joseline aracyari muri gereza, ariko Ariete na Justin bamusabiye imbabazi, vuba hazafungurwa. Iyo Ariete aganiriye na mama we, usanga inshuro nyinshi bagaruka kuri za nzozi yarose mbere y'uko akora impanuka, bakavuga bati ntawe urucika rwamubonye. Ndagushimiye cyane wowe tubanye kugera ku musozo.
Niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro wa Musekura Jean, uyu ni wo mwanya ngo ubikore kugira ngo utazacikwa n'inkuru y'ubutaha.